cyangwa bite ni wowe ni njyewe bite se ni wowe pa bite ndimo ndarota wapi ni njye wankoze yose ukareba pa ntabwo wapfuye bite mana y'isi n'ijuru ntabwo napfuye uracyahumeka mana we mana icyubahiro ni kibi cyawe uzi ko twari tuzi ko wapfuye uzi kiriya gihe ntabwo napfuye aho mbega akazi kiriya gihe ntabwo napfuye wisanze hano gute kiriya gihe dukora akisida ababyeyi barapfuye n'abavandimwe ni ukuronge birangira ngiye kwa nyogokuru mu cyaro ngiye kwa nyogokuru naho ubuzima buranga urabona naho ntabwo bafite uko bifashije nyine ubuzima bwaranze mbonye ko na nyogokuru ndi umusore nta kintu turi kurya nganirwa ku muhanda ndi gushaka ko naterura imizigo nuko nzagura na bosi wa hano nduyu uramubwiye nafasha ngo aterure mu rugo haba ariyo akazi abana njye bagiye ku ishuri waza ukajya urakora ukajya ujya kubiryo nkanaguhemba urabanza unyana gukemura akazi ko mu rugo nyine mba ndibugagiza tu ibijumba se mana yanjye n'aya masafuriya shaka niko kazi kanjye mbese iyo ugaruka mu rugo ugahinga amasambu uri umuntu w'umusore ntabwo wagakwiye kuba uri koza imitungo se kandi iyo bahise bagurisha bari gushyinguza ababyeyi imitungo bahise bayitanga iriya nzu kuri uyibona nayo barayitanze nyine hariya ntabwo watera hasi gusa nyine njyewe ikintu nshimiye Imana ni ukuri muzima uriho mana abantu bose ku musozi bazi ko wapfuye ntabwo babizi se ko mbana ntabwo babizi nyine nanjye ubundi kumva ntabwo ndabyumva neza ntabwo ndumva ko ari wowe mana yanjye ntabwo mujya magera handi hakujya kwa nyogokuru ntabwo twigeze tubaza gusa nyine twumvise impanuka gusa nyine sinza iyi nkuru ahantu ndi buyihere nyivuga pe shaya nyine nuko byagenze nyine nza kurokoka njye nyine abandi bo baragenda imitungo yacu bayitwaye uko nyine ndi hano gutya gusa tu ni ahantu mpagaze na hano nta kundi jya wihangana niko ubuzima bugenda muri iyi si ntabwo biba byoroshye gusa nyine nta kundi nyine akazi ujya ugakora neza uzirinde gupfubirana na mabuja cyangwa se bosi wawe abana ba hano ni abana beza ni inshuti zanjye gusa njye nari nje hano kubwiherero abana ba hano se mwamenyanye ute turigana n'inshuti zanjye turigana ishuri ryahise rirangira rero nzambasura kugira ngo nze musuhuze basi noneho ngiye kongera ubucuti bwanjye nabo ahubwo bari bandangiye kuri toilette ni hehe tambika katyana tambika wahita umanuka gutya urakoze akazi keza kanemba ngura akazi batamerera nabi urakoze agiye gumabuja numikira anumye makaroni arambwiye ni ibiki sibwo ndabwirwa n'ikanu ndajya gwahera kujyo bamamagara mabuja akamubaza icyo ndi gushaka mabuja ndamukizwa n'iki noneho mana yanjye ngo ndamubwira ngo ikaramerera nabi mabuja ndamukizwa n'ikandi abantu njya guhahira bafite nambaye kujya ndamuvugisha bigakunda ubu se najya kumarana na botike nyinshi zihari ubuse mabuja baraba bafite nambaye mabuja nagumukira noneho uyu munsi aramerera nabi n'amakosa nsanzwe mfite noneho mana yanjye kaba iri hano hepfo noneho mabuja aranyica ubusi ndavanga ibintu yanumye ubusi nibike amakaroni ubuse barayajya mabuja aranyica mana bagutumye guhaha iki amakaro se urabona hano nyine bambwiye ngo umpe amakaro manini niko yarambwiye amakaro yo guteka amakaro niko ariko mabuja ambwiye se ngo yambe ngo nyaki mwaka gafuka cyangwa wabyumvishe nabi oya yambwiye amakaro manini yo guteka ariko si umwana ntiwahera cyangwa bagutumye amakaroni yambwiye amakaro no se ko mabuja yambwiye urasubiraho rero umubaze nimero ye muhamagare urasubiraho umubaze yanyica umuntu w'umusore nkawe utazi kumenya icyo bamutumye ntaswari gutyo yambwiye none se ibyo kurya nayo kurya nose ni amakaro mugiramo oya ni spaghetti ni amakaroni oya ntabwo ari byo yambwiye njye yambwiye amakaro nose umva ndajyana ibintu atambwiye oya ubwo urasubirayo rero oya yambwiye amakaro oya nareka tureba yo kuvuga uko ameze ahubwo bagutumye udupaki tungahe yambwiye njyana abiri manini
oya nose ko aya se nitwa amakaro niyo bita amakaro niyo yo kurya nose ntabwo ari amakaro nakuna amabuja mamuvugana kujya mumamagara ahubwo ukamubaza mbwira ikindi bagutumye ndabona ntazi pe umukozi nisanga atari yose so muzashobokana oya aramerera nabi ahubwo uzirukana mbwira ikindi kintu bagutumye ahubwo yantumye icyo bogesha amasaka kakana kubisha amasafuriya se icyo bogesha amasaka kambwiye ngo nako gusha ako mana bamabuja baragowe icyo bogesha amasaka sinzi ukuntu yambwiye niba ari iki sinzi ukuntu yambwiye turuwaya ndumva tubimenye none se musore ubundi bakwita ariko numva usekeje cyane izina ryawe ntabwo nsekeje banyita pa banyita pa yego koko ni pa urasa na pa narebe nawo bindebere ngende izindi busange rwose harira neza amakuru yanyu nitwa bande tubafashe gute izina yanjye yitwa Patrick nkaba niga information and technology nkaba nifuzaga gukorera stage hano mu kigo cyayo okay Patrick wiga he niga muri NES Ruhengeri okay ya ndabibona muri NES Ruhengeri somazemo igihe kingana iki okay muri NES Ruhengeri nahageze muri 2023 uyu nguyu akaba ari umwaka wa nyuma kuko ngomba kwiga imyaka 3 yakaba ari stage ya nyuma nifuzaga gukorera hano mu kigo cyanyu uri gukora stage ya nyuma ndabona uri n'umuhanga n'amanota ndabona ubu uyafite ikigaragara cyo urabitsinda mu ishuri ryanyu uko mbibona sinzi nimba ari nako koko aya niko bimeze kuko n'ubundi uranabyumva cyane kwa kundi mubaza AI oya ibintu bijyanye n'ubwa IT nabihereye segonderi kuva mu wa 4 rero urumva muri kaminuza nagezemo nyine ngisangamo cyane kuko nari narabitanye okay ubwo ngubwo ndabibona hariho na kashe y'ikigo cyanyu oh my god ko nibagiwe guhamagara undi muntu uranyihanganira gato mbanze muvugishe uretse gato wihangane halo muraho neza amakuru yanyu natwe tumeze neza uravugana na secretary wo kuri company sinzi nimba wamenye ufite umushinga mwiza twabonye twakorana ngira ngo twaricaye tuwurebaho neza turongera tuwusubiramo muri make umushinga wanyu uruzuye bivuze ngo muracekinga kuri mail yanyu kugira ngo dukomeze dukorane muri uyu mushinga wanyu okay ubwo gahunda ni ukuzaza gutangira ku itariki uri bubone muri email yawe reka nakira abandi bantu sawa urakoze okay I'm sorry nanjye twari tugeze he wari uri kumbwira gute ndimo mbabwira ko nifuzaga gukorera stage hano mu kigo cyanyu
Ah, ndabyibutse. It's okay. I'm sorry. Nakudistabinze. Gusa amanota urayafite kandi bari mfite kubanza kujya kubisabumitinga kwa boss. Ubwo ngubwo ndakeka nyuma yo kubimuha muraza kwakira ubutumwa bubemerera cyangwa se bubahakanira, biraterwa n'uko bose arabyakira. Muraza gucekinga kuri email yanyu rero kenshi kugira ngo muze kubona feedback. Wabinsigira byose. Nta kibazo ubwo ngubwo. Sawa rero mugire umunsi mwiza. Sawa namwe rwose. Yego. Gusa hari ndakeka byabatuzamo nimero zanyu. Wenda nkazababaza mbibutsa niba byaratunganye. Okay. Nta kibazo. Mwiza. Sawa mugize neza kandi musigara. Yego namwe murakoze. Yes, hello. Amakuru. Meze neza. Warampamagaye urambura maze iminsi ntahari, maze iminsi ndi mu kazi. Naragiye za Musanze kureba ko nabona abafatanyabikorwa ba kampani yanjye. Narebaga ko nakongera umubare w'abakozi, ndeba ko najya mfasha abantu. Nashaka ko najya mfasha abantu bajyaye mu ma stage y'abantu biga computer science. Morning boss. Morning. Nibyo nari maze iminsi ariko ubu nagarutse ku kazi, ubu ndi mu kazi rwose nta kibazo. Ahubwo ndabona secretary aje kundeba, reka muvugishe. Secretary amakuru. Neza. Meze neza. Meze neza. Mu kazi mu minsi nari ntahari byagendaga. Biragenda. N'abakozi bashya bari kumenyera. Abakozi bamaze kumenyera neza. Exactly. Okay. Ariko none ibyo ni ibikunzanira. Ni document z'abanyeshuri bari basaba stage. Turebe. Abana bari gusaba stage? Yego, ni abaje gusaba stage uno munsi. Okay. Ndaza kuzucishamo amaso, ndaza kubisinya, nzabiguheje amagaruka mu kazi. Okay. Murakoze. Okay, ariko boss, ntabwo uransinyira no kuri za document bijyanye n'imishahara y'abakozi maze iminsi njagaraye cyane ariko ndaza kubireba mu mashini. Ndaza kugusinyira ejo, nzabisinya nawe nzabibona nta kibazo. Okay, murakoze. Sawa, ikaze keza. Umunsi mwiza. Sawa. Izi mpapuro z'aba bana bari gusaba stage, reka mbasinyire. Ubundi kampani yacu imaze iminsi idafite abastajeri. Mbasinyire birangire. Ese wamugani wa muhungu w'imodoka yanjye katambukishije byagenze bite? Imodoka ntabwo yakoretse, habaye iki? Reka nongere mpamagare none. Alo? Amakuru? Kutambwiye iriya modoka wasanze bimeze bite? Turayikoresha iki? Nari maze iminsi mpuze ariko ubu nagarutse mu kazi, waza kumvugisha ukambwira uko bimeze. Okay, sawa sawa. Bye. Ndananiwe kabisa. Umunsi wose
kantahe kandebe ndabona n'amasaha ageze reka ntahe nzakomeza ejo. wagera ukatumugana n'umukobwa wanjye di utubanga tw'abana na ba dodi wumve nkome yalala ake ubushyuhe buri hano muri kubumva ujye ubungiriye ishyari ishyari wagira ngo se imari uyu ni umukobwa wanjye wa mbere ugomba kujya umwubaha. hari utubanga twinshi tutadufitanye umukobwa wanjye amaze gukora ese ntabwo ubona ko amaze kunk'ubu angana nyina ahubwo ejo bundi ndabazanira umukwe nimubibona tureba nabi bivuge neza ngo ahubwo iyo gahunda yari ihari turategereje nta gahunda mfite none reka da by'abakwe bubiretse ngo njye ntabwo ndi ready nzaba mbabwira ubwo no I just still want to make my life easy ariko wasigaye warabyibushye mwagiye mumenya ko mushazera yego mana yanjye ariko tugomba gusazanya ubusirimu ndababona urabona inge bayita imbaraga z'amafaranga yanjye dadi aba yagabuye ariko kuvuga no gutaruka hano hantu murabona gute twimukiye vuba wow beautiful ako dadi ukuntu ari ahantu njyewe ntakundaga hasa nabi ni mu cyaro mana yanjye ni mu cyaro ariko hari hatuje ariko nyine hariya twari tuhatuye kubera ko ari impamvu z'akazi kandi urabona ko n'ubundi birashoboka ko n'ejo bundi twakongera tukimuka kubera iki kubera ikibazo cy'akazi mwarakunze hari hatuje cyane nta kibazo ako dadi ukuntu ari ahantu njyewe numvaga ntakunda just hari mu cyaro ikindi imihanda yaho utamenya ukuntu imeze y'imikuku ibiki ariko hari hatuje hariya impamvu twari tuhatuye just icya mbere nuko hari kubw'impamvu z'akazi sibyo ngana imaze kuva uzajya ukora nyine transport umukobwa wari tetesha rero ariko byose abikura kuri wewe afite abari hari ngo ejo bundi nufishe umukozi ariko ndagira ngo bamuzonze bariya n'abanyamahane nanjye turaha baba bazengereje kuzengereje aho jya ariko hano ni heza nta kibazo hano hantu nibyo ndi kukubwira ati afite barumuna be hariya ni amasasu baracyari bato se muvuye we ese ko ugize nabi we vipi zawe ashingura umukozi mwamugariye ntabwo turanywa icyayi nta n'igikoma nta n'ibisi ubundi mwamutoraguye ntashoboye gukora ntiyatekera icyayi ku gihe mu gitondo tusigaye tujya kwiga atatetse n'icyayi mwamukuye nicyo cyatumye muza none se umuntu aramuha ese mami ngana umwana yakishima gute nta cyayi nta gikoma uko nsigaye njya mu kazi nta breakfast mfashe buri munsi nsigaye mfata breakfast ku kazi ntabwo hano mu rugo nkifata breakfast ariko akazi ka ntako muzi njye naragakoze ndakaha ku buryo se akibagirwa no guteka icyayi oya njye ndamwumva mbese wabona tutashonje bwambwira ukuntu twari tugenda nta kintu ariko agomba kujya azinduka dadi tukagenda dufata breakfast kuko hano ni mu rugo nyine njya gufata breakfast ku kazi kubera iki kandi mumwishyura reka mbabwire namwe rero ntimukajye muvunana sibyo mbere nubwo ari umukozi ariko n'umuntu nkamwe mujye mutekerezaho neza yego birumvikana ko muhemba sibyo reka mbabwire sibyo arahembwa ndabyemera ariko mbere na mbere bazitekeze ko ari umuntu nkawe nimba mu gitondo abyuka akabanza agashyurizanya amazi mbere yo kagenda yo koga bivuze ngo nawe hari namwe urajya kushuta utoza amazi ashyushye bari bagenda ku kazi moto zitana nese dadi wagenda nta kintu ufashe nase ngende ndi kumva ku ruhande rwe nubwo atabimbwiye yice mu kiringa nese ngazo umukobwa mukuru niwe mukuru muri runo rugo simvuze ngo ujye ubyikorera yego ndamuhemba sibyo ariko mujye mwohereza ibishoboka mureka bikore
niba idashoboka mujye mwihangana yego okay reka tubyoroshye oya ntabwo ari babiri none se dadi ni gute byanzanye nibwo kuko nta kintu nafashe mu gitondo nise twaba tumeze gute none se ubu ziriya moto zawe ubyuka mu gitondo umereza ngo ntabwo wagenda ku kazi ntabwo wazihanagurira none uzaza nawe mukozi ntufite akazi umaze no kuba mukuru uzaza nawe mukozi none bavuze mu ngegera aha umva muko uzi ikintu gihari ndabona ngiye kuhaguruka mugiye kugabanya imirimo nawe kuko ntabwo kwaba ari ukurema ku buryo umukobwa muzima abyuka n'inkweto agashyira umukozi ngo mpanagurire inkweto yasoza kuzanagura ngo nta ugomba kuba ufite imyanzuro kumva ni ukuri nibyo nari ndi kuvuga cyangwa sheri kubyara undi mwana nawe umwana dushaka mushaka gukora ikipe y'umupira ugiye kubabyarira umuhungu ajya bambara nawe kare akantu avuze ni iki ese bagiye mugabanya amabanga yanyu mukajya muyangira noneho ariko mubona yuko ese ko mufite amahane kumvikana sibyo uriya mukozi akigera hano mwana mwene nta kibazo nuko yari mushyashya gusa njye ndamukunda ni umukomediye pe umukomediye wazanye umukomediye ko twe tuba dushaka ko ari imirimo yo mu rugo imirimo yo mu rugo erika akamubwira sibyo se muto muri runo rugo wenda reka ngo turere pe ariko se ku buryo utafata ibintu bitaranje neza hari ikambere ukaba wabyaranje neza mu gihe uyu nguyu arimo atunganya inkweto ze wenda we mu gitondo akabyuka avuga ngo agiye gufatisha imbabura abatekera icyayi ese dada umukozi agakora iki ndi kumvisha icyaba cyoroshye kugira ngo byose mujye mubasha kubishyira hano ntazagende niba ushaka ko byari ko numva n'ugushyebonyesha aho natwe n'umwabuje aranyica aho none ukuntu nambwiye n'inzonga bakererwa azanyica mbese ndamukizwa n'iki ngo yaba ari mu gikoni ute kandi ari njye ugomba kugera akaba yajyanye se none aranyica aramerera nabi igihe nagenda kuri amucuruzi aho mwabuje nawe mbona bari mu gikoni cyangwa akaba ajyanye ubu si bosenia noneho aramerera nabi ndamukizwa n'iki n'umwabuje ndamukizwa n'iki umunsi waranyica ntabwo mukira aramerera nabi uyu munsi w'umwabuje ntabwo mukira rwose wasanga n'ibyo bari kuvuga ari byo wamugana nari namutumye guhaha niba yaje niba ataraje ngamuhamagare mami wumve niba yaje ntabwo yari yaza rwose ngamucece gusa ngabanya amahane muhamagare none ese ko watinze amasaha angahe oya nagezeho biragorana namubwira amakaro ngasanga ntabwo yazi sinzi izina yambwiye ariko ndazanye ndi kwihuta cyane ihangane pe ndaje nawe ntabwo nakerewe ku bwanjye amakaro Erika ntabwo nagutumye amakaro rya dad ryo kuri bibi numvise amakaro ariko yamfashe ndetse neza harimo wumva banguka pe abana basubiye ku ishuri banguka bagiye gusubirayo batari kandi pa urananiye pe ndi kwihuta ngiye kwagira mu ihangane pe ngabanguka mami ngaho mutumye amakaro yambwira ngo ndaye makurura amakuru ni meza nyine ndaho by'imyenda ahantu se wamenye gute njyewe uzi ko ari ubwa mbere mpageze ahantu njyewe iyo mvuye mu kazi nyine rimwe na rimwe nkunda kuza kuharuhukira koko ni heza cyane njyewe ndahakunze nta kintu hatwaye pe urebye nuko mbona ahubwo nta bantu baba barimo nyine nicyo makundira urumva haba hatuje nta stresi mba mvuye mu kazi naniwe umva byatari sha birumvikana kari akazi kanyu ni danje ariko nako iyo wari urumva niyibye iyo ntaraye izamu urongera usubirayo asubura oya ubu ngubu ntabwo ndi busubire kuko ntabwo ndi burare izamu none sha aha hantu kabisa shaka kumva njye ahubwo ntituzongeye gucika buri weekend tujye tuza hano mu wigurishije ubundi twajya ntabwo tunaziranye we ntibazi abantu oya nawe tukagenda tukabura rega niyo twaba dufite akazi tuba tugomba kunyuzamo tukanaganira of course umuntu aba akeneye kurelaxinga bajya kuri buzi
mva nabonye hano umutipe kagira inkuru ntabwo mubonye twese ko turi kumwe kumuhora ufite ibindi bintu uri kwirebera nafurayinze nose nari mpari kuba cyaze ndumiwe nabonye umuhungu mwiza aratwinjiriye se hano inyuma yawe niho yari yicaye shuwa ni ukuri umwana ahubwo umva sinzi ubundi kumva nabuze n'amahoro uraza kumbwira reka nimba ari uko mubonye wenda igihe ushuka oya ubu kandi uratangiye ngaho iyo ntabonye umuntu ngo mva nasohotse ndeba hehe ngaho ndamubonye kumbe twavuganaga ngo ndi kwivugisha wowe ufite ibindi uri kwirebera Ivete nawerekera aho ngaho ntugakabye ibintu wabigize intambara wabigize ntukagira ibintu intambara nimba wamukunze biragenda bite rero urumva uri bukore iki bajya kumureba se nanone njye ndiyubashye uzahita gucishamo ijisho turiyubashye ntabwo ibyo bintu se ntawamenya wasanga wenda nawe yagukunze reka dutegereze cyangwa kubera akazi kenshi ibintu nyine by'abasore bikisimba mbyitayeho Kundi bowadira ndeba umuntu nahamagara hano naje kumwera ko nabaye bowadi cyane. Yes bro, salama, umeze ute se? Sha nanjye navuye mu kazi naniwe, njya muri ka kabari kamwe duturanye nyine nagiye kuba ndi kuruhura mu mutwe. Ndi bowadi cyane mwana, narambiwe ndi kubona byandambiye, nta bantu bahari umuntu yabaganiriza byagore. Ako bro, oya hari abasista nabonye banyicaye imbere, umva se hari abasista banyicaye imbere mani. Hari ibyana mbonye imbere yanjye ngiye gushaka ukuntu najya kubiganiriza da. Ngiye kuba mbegereye tuye tumena habiri nta gihe rutahirimye mwa dore byaranze. Sawa ndakuvugisha ntashye. Sawa. Sha ndabona ndi bowadi. Reka negera aba basista ngiye kuba mbaganiriza. Narambiwe. Sister mumeze mutese? Tumeze neza. Mumeze neza? Yego. Kumira cyane. Mukomere? Neza. Yego. Sha nari nci hari njya mbona ndi bowadi ndavuga ati wayi ntaza kuba joininga ngo uze tuganira ko mbona byandambiye. Ubwo nifuza kuza kuba joininga. Akoze. Mumeze mutese? Tumeze neza nta kibazo. Muraho. Turashima Imana. Hari ubwa mbere mbabonyemo hano se musanzwe musohokera muri akabari? Turahasohokera pe. Okay. Nitwa Keve. Yego. Nkora hararuguru nyuze hano mvuye ku kazi. Ukora ibiki se? Mfite agakampani hararuguru gakora ibintu bya ICT n'amasoftware to develop software. Yego. Okay, nanjye ni private, ndi umuganga, nkorera ku bitaro bikuru by'ako karere kacu. Okay. Okay. Ni usigaye utarivuga. Ngiye kuvuga. Okay. Amazina yanjye nanjye nitwa Keti. Nanjye nta kazi mfite gahamye badaho ntera ibiraka nkomeza uko mbonye nta kibazo. Nziza kumenyana rero ndabyishimiye cyane. Cheers. Aho ubundi weekend yanjye n'umwere yambaye bo nabuze aho niyerekera byagoranye. Ngiye nkahura ahantu njya gutera si ikibazo se. Nari nabuze icyerekezo cyane naje kwicara n'ingiye yisohokanye nta gahunda byari byagoranye. Nyine ujya unyuze mu tembere n'aho hose ntabwo abantu biruhukira. Ahubwo se kuki mwisohokanye abantu b'abakobwa basa neza nkamwe bakeye kuki mwisohokana mukaza mu kabari nk'ibi? Just nuko niko ugomba kugenda. Si kwisohokana ariko numva nta kibazo biteye. Yego nyine rimwe na rimwe tugomba gusohokana n'inshuti zindi ariko niyo mwana tubonye njye n'inshuti yanjye tugaruka na kera kubera akazi kakora kumva karagoranye cyane.
niyo mpamvu rero tuvuga ati tunyuzemo tuze ahantu nk'aha twiganirire tu. ndabona nako kunywa kagiye gushira mu tukamarimo tuvamo turebe ko twahamagaza kandi ubona bonye inshuti ndava hatuziye Simba sike bita gusohokana n'umukire. Ibyo ngibyo kabisa. nabundi njye buriya natekerezaga ko abakobwa beza mutakabaye mwisohokana kweli fata mukisohokana twatangiye weekend to Friday mukaza mukabari mwenyine kweli gushyira gusa mukicara mwenyine Ejo tuba dushaka no kwiganira tukaruhuka Simbabura yigira nabi kuko ubusibuye ndamenyereye bambwira njye negera abakozi mbafashe mu matijyana sibyo nanjye Yes, it was me. Iramba buranye se ko yanze gufatwa ndi kubicana nge. Ukoresha ibintu bikunda fasha ngo amaze kwese. Ibi ntabwo biba byoroshye Twati siba bafatishaga najye hamwe bazabigisha. ko wicaye hasi. Mbabura yanjye. Kama gakoresha. Nitege telefone kuri basi kwajyaga neza nkakina y'imikino. Muze kiko isi yatangiye yayanze kwa kana. Nta muntu ufatisha imbabura ibintu bigize ako nabwo igiteka. Noze ko batwika ibiti bibisi bikavamo amakara. Nuko baba bakabye no kuri uzabona baba bakamubona. Ntabwo yigeze ufatisha imbabura se? Ntabwo rero mbimenyera bambwiye ngo bazabinyigisha bacu ariko ntabwo barabinyigisha. Tuna kuna gacana. Ababyeyi barapfuye. Niye bakubatse kurangira ngabo. Uyireke kuno iraza kugira ngo ifatwe. Ushatse washaka akantu ukayiboneza. Ntabwo njye kujya musafari. Iyi nimara gufatwa nyine amakara yose amaze kwaka. Nta kiza. Ubundi mpamvu uja gufatisha imbabura babyigira. Ubuse ntabwo ubimenye. Nuzi ko mbonye icyo bikakangiye bibyanze. Abaja ne muzanshakira umuntu abenyigisha cyangwa ajye kwiga niba abantu babyiga ku ishuri. Ndubona nshaka kumenya gufatisha imbabura. Waza kwigishiriza se. Ngo wabinyigishije se. Twizinye twonge tuyatse. Ako Paul umuti wamenyo pe. Nuzi ngenza imenye. Ubu yari yatse. Duri wise yaka. Nta muntu ufatishisha ibintu bibi. Nuzi wafatishisha ibyumi. Ndikumva nanjye nabimenye. Ubu se ku mugoroba barindura ateka nimba nayo nabifata. Ntajya umumagana nzifatira. Urafasha? Sibyo? Urafasha? Ndagufasha. Boss isa tubonye uri kufasha gufatisha imbabura. Oya nta kibazo. None ukuntu yambwiye ndatekera kugenzi ndateka nkakererwa abanyisha bagenda batariye. Ndabona yafashwe ubu none nareba ikintu kira. Ngamereze telefone. Telefone mitwara gute? Muge kapo. Teka cyane. Uri umuti wamenyo pe. Ngajya gushaka isafuriya ikireba. Wagiye makinagemo ko papa ajyaga neza. Nta kibazo. Ngaho ugira vuba umaze. Kanze ngiye isafuriya. Shamana wabonye umuhungu. Umva namubonye. Ndari uri kuvuga. Ndagukizwa ni ubu ngubu rwose kamubwira. Nta kintu nishimiye nko kubona ahisoza akadusanga akatuganiriza mana yaje. Umunsi wa mbere ngarahita dutamo we. Ubwo nanjye cyo koza bira bintu byanyumije akafite amafaranga. Umuntu afite amafaranga nyine abagura. Nizere ko rero cyakoze nta kintu nakunze nko kubona yaratuzi we. Nge nta n'umwe ariko buri umva nanjye byanyumije asanzwe atuzi arandana tuziranye uko byancanze. Cyaje nyine Imana usenga wa mukobwa we. Nyine mva Imana usenga. Akuzangura sinjya guha igitego cyo gusohokera hano. Ubwo uratangiye byandi byawe. Zangurira nizere ko ibintu tujya tugaruka no kuba twanashyushyere. Guri se ko nta nimero yaguhaye ubundi. Mbije ngafite na company nta wamenyesheje kuzaguhama akazi. None uraba ryoshye. Umva cyane.
Alo? Wiyada? Meze ute muvande? Meze neza, namwe mumeze neza? Natwe ni amahoro. Uri mu rugo ariko? Yego, ni mu rugo. Yego, umva. Ari nguhamagaye ngo nkutere story. Oui. Se mbere na mbere we mbwira ibintu by'imishinga yawe byagenze gute? Umushinga wanjye nyine barawemeye, nyine baransubije barawemeye pe. Imana ishimwe tuzabinywera. Tuzabinywera rwose, tuzabipanga tumeneho amazi. Wowe wajya unyaruka ukanansura. Yego. Yesu ijambo niyugiyeho cyane nyine ariko umva nzagerageza. Akajya ugabanya nawe. Ni ukuri nzagerageza pe. Nzagerageza nyaruke nze gusura. Umva ubu njye numiwe niba ari satani ndimo, niba ari aha ejo bundi mu minsi ishize sheragira riteza n'umukozi. Ngaho da. Ariko nyine sha niba ari satani ntago mbizi pe. Byagenze bite Imana y'isi n'ijuru? Ariko nyine utambwira. Hey, umva yansajije. Yesu Kristo. Bagiye gusara nshaje n'ukuri. Umudayimoni atoke. Shaye menya ari igitero bavuze. Ibyo bintu ntabwo numva bitabaho. Umva buri kantu kose ari gukora nyine ndi kubona kari perfect, ikintu cyose avuze. N'ubwa mbere nahuza n'umukozi nkumva turahuje pe. Yesu Kristo uwo ni umuzimu nyabo. Tekereza ko bari kumuvuga nabi nkumva ndarakaye. Hano byaje bitese. Wumva urwego bigezeho. Nshaje nabi. Umva iyo nkuru rwose umva iragoye no kuyumva. Buretse gato simbi. Yesu wenda buri cyo mvuga none asirene yamwikiriza gusa. Ishari ry'ubuzima